mube maso. Farawo ari mu nama n'itsinda ry'ababyaza n'itsinda ry'abashinzwe kwakira impinja kugira ngo impinja bazihotore. Isi ifite urwango rukomeye kandi iri gukora inama za buri mwanya, iri kwiga ubwenge. Tubagenze dute ko bari kwiyongera? Tubagenze gute ko bari kwiyongera? Tubagenze gute? Barimo baratwigira ubwenge bw'uko bagomba kutugenza. Bagiye bica intumwa bagaca Yakobo igihanga. Uwo mwuka uracyahari, uri mu batwara bisi, uri mu bami bisi, uri mu bakomeye bisi. Uwo mwuka n'ubu uracyahari. Biradusaba kuba maso, kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Yarazi aho adusize, yarazi ko adusize habi, yarazi ko adusize mu muriro, yarazi ko adusize mu masega, yarazi ko adusize mu babi. Arangije asengera itorero rye, arabasengera ubwo yendaga kubasiga, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nkurikije ahantu ngiye kubasiga ndabamenyesha ko mbere yuko Kristo agaruka hari inama zikomeye ziri gukorwa, hari inama ziri gukorwa n'abana b'isi, hari inama ziri gukorwa n'abantu, hari inama ziri gukorwa n'abatware b'isi, hari inama ziri gukorwa n'abami b'isi, kandi intego yabo nta yindi nukunaniza ubwoko bw'Imana kugira ngo tutagwira. Niyo mpamvu abakizwa batakiyongera, n'ugize ngo arakizwa kubera ko avukiye mu biganza by'abakoreshejwe inama na Faraho, kubera ko avukiye mu biganza by'umugome, kubera ko avukiye mu biganza by'abakoreshejwe inama n'abatware b'isi. Niyo mpamvu ntawe ugikizwa ngo amare kabiri, kuko ibiganza avukiyemo byakoranye inama n'isi. Turi mu icumbi kandi bene gihugu nta rukundo badufitiye, baratubabaza, bafite gahunda yo kutubabaza. Kuzagera igihe twebwe ubwacu tuzumva duhaza isi, kuzagera igihe twebwe ubwacu dusaba data ngo aducyure, kuzagera igihe tuzumva ko umwami wacu yatinze kuza kudukura muri uyu muri. Nimuze tubigira ubwenge, dushakisha uko twabananiza kugira ngo bataziyongera. Bana b'Imana, wowe unkurikiye ku Isaro TV, uvuga kuri umwana w'Imana, uvuga ko bakijijwe, Imana ikuntumyeho, Imana impaye ubutumwa ngo mbatangarize ngo hari urwango rukomeye isi ifitiye abitwa abana b'Imana. Hari inama zikomeye ziri gukorerwa abana b'Imana. Isi iri gukora inama zihuse ziri gukorerwa abana b'Imana. Imana impaye ubutumwa mbabwire ngo abari baratoranirijwe kwakira impinja ngo bazirere bakoranye inama n'abami b'isi, bakorana inama n'abatware b'isi, bakorana inama n'abakomeye b'isi kugira ngo impinja zihotorwe zitaragira imbaraga. Nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko bisohora. Abana b'isi bakuye umutima no kwiyongera kw'abana b'ijuru. Kwiyongera kw'abana b'ijuru bikuye umutima abana b'isi, bibateye gukora inama zihuse. Ndashimira umwami wanjye ko ahagaze ku bwoko bwe, ndashimira Imana Data. Nubwo urwango, nubwo isi dufitiye urwango, ariko umwami Imana hari akato turemera, ajya turemera utwato azadukirizamo, kandi tuzakirira mu biganza by'uwashakaga kutwica. Ndashimira umwami Yesu, ndashimira Imana Data wa twese iri mu ijuru, ndayishimira ku bwanyu mwese inshuti zacu. Ndabasuhuje, mbifurije ibihe byiza, mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije gukomerera mu mwami ndetse no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nitwa Misagara Feredi, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Kristo yarampamagaye arantoranya kugira ngo nkore umurimo hakiri ku manywa. Bana b'Imana, dukwiriye gukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa kandi tugakorana umwete. Ijambo ry'Imana ravuga ngo bugiye kwira, hari igihe umuntu azaba atakibasha gukora. Niyo mpamvu buri muntu wese ku murimo yahamagariwe, buri wese ku cyo yahamagariwe nagikorana umwete. Inshuti zacu, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, korana umwete, shyiramo imbaraga. Icyo Imana yaguhamagariye ugikorana umwete, gikorana umwete, kuko hagiye kuzaza igihe ubwo umuntu azashaka gukora atakibibashije. Munyemerere nsenga Imana, nimara gusenga Imana mbagezeho ubutumwa Imana impaye kubaha. Uyu munsi biratandukanaho gato, uyu mwanya biri butandukaneho gatoya. Ntabwo ndi buhagarare mu mwuka wo kwigisha, kuko mfite ubutumwa mwa Imana mpaye kubaha, kandi n'ubutumwa bureba abanyetorero. Iyo tuvuga abanyetorero ni abakristo, ni abantu bizeye umwami wacu Yesu Kristo, ni abantu bamenye Imana. Ni ubutumwa bureba umuntu wese witwa ko ari umwana w'Imana kuri ubutaka bwo kuri iyi si, umuntu wese witwa ko ari umushyitsi n'umwimukira, umuntu wese uzi ko inatari iwabo, afite iwabo, ari mu rugendo rumwerekeza iwabo. Imana rero imuntumyeho, ni ubutumwa nzanye kandi bwihutirwa.
ndabifuriza kubwumva, ndabifuriza kubuha agaciro kuko ari Imana ishaka ku bwoko bwayo. Reka nsenga Imana twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana nziza, Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimiye ko ari wowe udutoranya kandi wamara kudutoranya ukatugabira umurimo. Uraduhamagara, wamara kuduhamagara ukatugabira umurimo wawe, ukaduha impano zitandukanye. Ndagushimiye kuko wantoranije ukampa impano yo kukuvugira, yo kukwamamaza mu mahanga yose. Nyemerera rero n'ubundi muri aka kanya ngushimire kuduhaye uyu mwanya, ariko kandi nanagusabe kugira ngo udushyigikire, udufashe. Ngewe simvuge ku bwanjye ahubwo mvuge ku bwawe. Abaduteze amatwi bumva ijambo ryawe ribahemburire, rigereho ribakura, rigere ntandi ribageza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Inshuti zacu, ndagira mbabwire ko tugeze ku mugoroba w'isi kandi nta yandi manywa azabaho. Tugeze ku mugoroba w'isi kandi nta yandi manywa isi izagira. Isi ntabwo izongera kugira amanywa, turi ku mugoroba wayo. Uko twigira imbere turinjira mu gicuku, uko ubwira bugacya turarushaho kwinjira mu gicuku. Ijoro rigira ibyiciro, iyo bugorobye haba hari akabwibwi, ibyakigira imbere hakaza umwijima, uko byigira imbere hagenda haza igicuku. Turi ku mugoroba w'isi, ntabwo isi izongera kugira amanywa, turi gusatira igicuku, turi kwinjira mu gicuku. Ijoro ryakuze, ijoro ryakuze. Mube maso, umukwe ari hafi, mube maso, umukwe arenda kuza. Ndasoma ijambo ry'Imana rikubiyemo ubutumwa nahawe kubaha mu gitabo cyo Kuva. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, igice cyaho cya mbere, umurongo waho w'8. Igitabo cyo Kuva igice cya mbere umurongo w'8. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu be ati, dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturusha ubwinshi, buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakira ubwenge, be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara, bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa, ngo baba barishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Urunuka, iri jambo muryiteho, banga Abisiraheli urunuka. Ndasoma n'andi magambo y'Imana ari hano muri Yohana igice k'17. Yohana igice k'17 umurongo waho w'14. Ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo agira ati, nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga, kuko atari abisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga, kuko atari abisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Nasubikira muri Daniyeli, ikasubikire muri Daniyeli, ibindi turaza kugenda tubivuga. Daniyeli igice cyaho c'12 umurongo wa 7. Daniyeli 12:7. Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare, wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati, nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Mwakira ijambo ry'Imana. Ngibi byanditswe tugiye kwifashisha, Mwami Imana yampaye, birimo ubutumwa nahawe kubaha. Ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cyo Kuva igice k'10, igice cya mbere umurongo w'8 kugera 12.
ritubwiye inkuru z'Abisiraheli bari mu Egiputa. Bitwaga Abaheburayo kuko bakomokaga kuri Aburahamu. Bari mu Egiputa baragiye bahinduka ubwoko bukomeye. Imana irabashyigikira. Babanje kuhagirira igikundiro. Hakiriho umwami witwaga Farawo wari uziranye na Yosefu muri cya gihe Yosefu yageraga mu Egiputa. Barahaba haza kubaho igihe umwami witwa Farawo wari uziranye na Yosefu akurwaho cyangwa se atakiriho haza kwima undi mwami, undi Farawo utaziranye na Yosefu. Amaze kwima ingoma atangiza gahunda yo kubabaza Abisiraheli cyangwa se Abaheburayo. Byagenze bite? Bana b'Imana, nituvuga izi nkuru, Isiraheli mu Egiputa ni igishushanyo neza cy'umukristo ukiri mu byaha, ukiri mu mwijima. Gukurwa mu Egiputa kw'Abisiraheli ni ikimenyetso cy'umukristo uvuye mu byaha uri kwerekeza i Kanani yo mu ijuru. Nk'uko Abisiraheli bavuye mu Egiputa bari ku Kanani, aho Imana yari yarabateguriye nk'igihugu cy'isezerano, niko n'umukristo uri kuva mu byaha yerekera i Kanani yo mu ijuru. Ni igishushanyo, ni kimwe. Urwandiko rw'Abakorinto igice cyaho cy'icumi umurongo wa 6 n'uwa 11, Bibiliya iravuga ngo ibyabaye ku Bayisiraheli byose byababereyeho kutubera akabarore. Ubutayu banyuzemo nibwo natwe turi gucamo. Urwandiko rw'Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo bamwe muri b'Imana ntiyabishimiye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. N'uyu munsi hari abantu benshi Imana itazishimira bazarimbukira mu butayu. Batangiye uru rugendo ariko batazarusoza. Na Yesu yabigarutse aravuga ngo hari abatangiye ari ab'imbere ariko bazasoza ari ab'inyuma. Turi mu rugendo. Dusubiye gato mu Egiputa, uwo Farawo yitegereje Abaheburayo, yitegereje ubwoko bw'Abaheburayo, abona buri kugwira, abona bafite umugisha, abona bari kwiyongera, abona bafite imbaraga. Abonye ko bari kugwira bafite imbaraga, akoresha inama y'ikubagaho, akoresha inama yihuse. Iyi nama yakoresheje yavugaga iki? Harimo ingingo nyamukuru ivuga ngo dore Abaheburayo bari kwiyongera, kandi uko bagenda biyongera hari impungenge z'uko bazaba benshi bakaturusha amaboko, bakazafatanya n'abanzi bacu mu kudutera bakaturwanya. None rero nimuze tubigira ubwenge, nimuze tubigira ubwenge, dushakisha uko twabananiza kugira ngo bataziyongera. Bana b'Imana, wowe unkurikiye ku Isaro TV, uvuga ko uri umwana w'Imana, uvuga ko bakijijwe, Imana ikuntumyeho. Imana impaye ubutumwa ngo mbatangarize ngo hari urwango rukomeye isi ifitiye abitwa abana b'Imana. Hari inama zikomeye ziri gukorerwa abana b'Imana. Isi iri gukora inama zihuse ziri gukorerwa abana b'Imana, kandi nta kindi izo nama zigendereye ni ukunaniza abana b'Imana. Ndagira mbabwire ngo isi iri kutwigira ubwenge, abana b'isi bari kutwigira ubwenge, Abanyegiputa bari kutwigira ubwenge, kandi intego yabo ni ukunaniza imbaraga z'abera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nibamara kunaniza imbaraga z'abera, nibamara kuvunagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko bisohore. Ndabamenyesha ko mbere yuko Kristo agaruka hari inama zikomeye ziri gukorwa, hari inama ziri gukorwa n'abana b'isi, hari inama ziri gukorwa n'abantu, hari inama ziri gukorwa n'abatware b'isi, hari inama ziri gukorwa n'abami b'isi, kandi intego yabo nta yindi ni ukunaniza ubwoko bw'Imana kugira ngo tutagwira. Farawo yakoranye inama nande? Yakoranye inama n'abatware. Ngo bamare gukorana inama n'abatware, bakorana inama n'ababyaza bashinzwe kwakira abana bato,
bakorana nabo inama. Nimuze dukorane inama. Ni mwebwe impinja zica mu biganza, ni mwebwe mumenya impinja zavutse. Iyo havutse abakobwa murabamenya, niyo havutse abahungu murabimenya, kuko ari mwebwe impinja zica mu biganza. Nimuze dukorane inama. Uruhinja rwose ruzajya ruvuka ari umuhungu muzajya muruhotora, murwice rutaragera imusozi, murwice rukiraho, murwice rukiri mu rwerero, murwice rukivuka. Isi iri gukora inama, gahunda ifite niyo kuburizamo abana b'Imana ngo batagwira. Mube maso, mube maso. Farawo ari mu nama n'itsinda ry'ababyaza n'itsinda ry'abashinzwe kwakira impinja kugira ngo impinja bazihotore. Mube maso, mube maso. Bana b'Imana, ndagira ngo aya magambo muyumve kandi ntimuyumvire mu mubiri. Ubutumwa ntibubwumvire mu mubiri, mubwumvire mu mwuka. Ndagira mbatangariza ko uyu munsi wa none hari abantu bashyizweho, hari abantu bariho, hari abantu bari barahamagariwe kwakira impinja zivuka. Hari abantu Imana yari yaratoranirije kujya bakira impinja, impinja zigaca mu biganza byabo, abakijwe bagaca mu biganza byabo, abizera bagaca mu biganza byabo, bakabarera, bakabareresha amata y'umwuka adafunguye, ariryo jambo ry'Imana. Ariko ndagira mbatangarize, Imana impaye ubutumwa mbabwire ngo abari baratoranirijwe kwakira impinja ngo bazirere bakoranye inama n'abami b'isi, bakorana inama n'abatware b'isi, bakorana inama n'abakomeye b'isi kugira ngo impinja zihotorwe zitaragira imbaraga. Nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko bisohora. Imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa. Niyo mpamvu abakizwa batakiyongera. N'ugize ngo arakizwa kubera ko avukiye mu biganza by'abakoreshejwe inama na Faraho, kubera ko avukiye mu biganza by'umugome, kubera ko avukiye mu biganza by'abakoreshejwe inama n'abatware b'isi. Niyo mpamvu ntawe ugikizwa ngo amare kabiri, kuko ibiganza avukiyemo byakoranye inama n'isi. Isi ifitiye urwango rukomeye abana b'Imana kugera ku rwego isi yakoze inama. Ndagira ntangariza uwitwa umwana w'Imana ko twaratangatanzwe. Ndagira mbabwire ngo bari kutwigira ubwenge, batwigiye ubwenge, biga ubwenge bw'uko tuzabigenza. Mu minsi yashize ubwo Mwami wacu Yesu Kristo ari hano kuri iyi si, yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo bana banjye mbasize muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge, mumere nk'inuma, mwirinda amahugu, mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Yarazi aho adusize, yarazi ko adusize habi, yarazi ko adusize mu muriro, yarazi ko adusize mu masega, yarazi ko adusize mu babi. Arangije asengera itorero rye, arabasengera ubwo yendaga kubasiga, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nkurikije ahantu ngiye kubasiga mba nsabye Data ko abakura mu isi, ariko Data ntubakuremo, ahubwo reka bahagume uhabarindire. Icyari kuba cyiza wari kuhabakura, ariko basi ubwo bahagumye utahabakuye ubarinda umubi. Ndabatangariza ko umubi yakoranye inama n'ababyaza n'abashinzwe kwakira impinja kugira ngo bazihotore zitarakura. Ntawe uri gukizwa ngo akomere, ntawe uri gukizwa ngo agire imbaraga. Nta kindi kiri kubitera, naho bari kuvukira. Akirijwe he? Akirijwe mu biganza byande. Umubyaje agakiza ninde? Umwigishije umubatizo ninde? Uwamubatije ni muntu ki? Aho yabatirijwe ni hantu ki? Urusengero yabatirijwemo ni rusengero bwoko ki? Inama zihakorerwa nizihe? Amabwiriza bari gukoreraho nayahe? Kondisiyo bahawe nizihe? Ziraza gutuma umwana uvukiye aho hantu ari buze kuza gukura akabaho akagira ubuzima. Urwango rukomeye isi ifitiye abana b'Imana. Isi yakoze inama ngo ibananize, barimo baratwigira ubwenge, kandi gahunda yabo ni ukunaniza imbaraga z'abera. Farawo ati kwiyongera kwabo bizatuma baturusha amaboko, maze bazaduhindukirane baturwanye.
abana b'isi bakuye umutima no kwiyongera kw'abana b'ijuru. Kwiyongera kw'abana b'ijuru bikuye umutima abana b'isi, bibateye gukora inama zihuse kugira ngo batwigire ubwenge. Ariko ndashimira Imana Data wa twese, ndashimira umwami wacu Yesu Kristo, aherutse kuvuga amagambo akomeye. Haravuga ngo umuntu wubatse ku rutare, imiyaga niyo yaza, umuyaga ukaza, imvura ikagwa ari nyinshi, imivu igatemba ari myinshi, bizajya byikubita kuri iyo nzu kandi bizayisiga ikomeye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubwo babigiye ubwenge bagashyiraho gahunda zo kubakoresha uburetwa, bakabubakisha imisiri, bakabubakisha ibintu bikomeye, bakabubakisha amayetaje ku ngufu, bakabakoresha uburetwa, bakabananiza mu buryo bwose bushoboka, ngo uko bukeye n'uko bwije ngo Abaheburayo barushijeho kugwira ngo no kugira amaboko. Ndashimira umwami wanjye ko ahagaze ku bwoko bwe. Ndashimira Imana Data, nubwo urwango, nubwo isi dufitiye urwango, ariko umwami Imana hari akato turemera, ajya turemera utwato azadukirizamo, kandi tuzakirira mu biganza by'uwashakaga kutwica. Nicyo gihe Mose yavutsemo, havuka abana bari guhigwa ngo bicwe, ariko kuko Imana ihagaze ku bantu bayo, kuko Imana ifite umugambi mugari ku bwoko bwayo, kuko Imana ifite umugambi mugari ku bana bayo, Imana yo mu ijuru iza gukiza Mose, baza kumubohera akato. Nshuti yanjye, hari akato Imana izakubohera, hari akato Imana izabohera abayizera, hari akato Imana igiye kubohera abayiringiye, hari akato Imana igiye gukirizamo abana bayo, hari akato Imana igiye gukirizaho abayimenye, hari akato Imana igiye gushyiramo abantu bayimenye bakazakirira mu biganza by'ubahiga kandi ntacyo bazabaho. Mose ajya akirira mu biganza by'uwashakaga kumwica. Abari harererwa arakura. Nubwo isi dufitiye urwango rukomeye, iri gukora inama amanywa nijoro, igakora inama buri mwanya ngo itumareho ngo tutagwira, ariko umwami Imana hari akato, hari utwato ari kuremera ababyeyi bamwubaha, hari utwato agambiriye kuremera abakobwa bamwubaha, hari utwato yaboheye abagabo bamwubaha, hari utwato yaboheye abasore bamwubaha. Ndagira nkubwire nti niwubaha Imana, kuko urwanga isi dufitiye, nutegera Imana ngo ikubohere akato, ngo iguhishe mu kato, ukirire mu biganza by'uguhiga. Uburakari bwa Faraho, uburakari bwa Egiputa ntabwo uri buze kubukira. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Nta na rimwe uhereye mu mateka y'isi, ntabwo isi yigeze ikunda abana b'Imana. Ndabyibuka mu gihe cya Kristo, ubwo Yesu Kristo yavukaga, yavutse ku ngoma y'umwami witwa Herode. Herode yari umunyakamere, Herode yari mubi. Herode aza kumenya neza ko havutse umwami, havutse Yesu Kristo, akurwa umutima n'uwo mwana wavutse. Nta na rimwe isi itakuwe umutima, nuko abana b'Imana bari kwiyongera. Niyo mpamvu tuzananizwa, bazajya batunaniza umunsi ku munsi, bazajya batunaniza umunsi ku munsi, baca mu nzira imwe nibatuburira mu nzira imwe badushakire mu yindi. Ariko abantu babana n'Imana neza, bafite isezerano rivuga ngo bazabarwanya baciye mu nzira imwe, Imana amahoro ibatatanyirize mu nzira zirindwi. Isi dufitiye urwango nk'urwo bari bafitiye Yesu. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nta mugaragu uruta shebuja, uko bangenje niko bazabagenza, ibyo bangiriye namwe nibyo bazabagirira. Isi dufitiye urwango. Herode ngo akurwa umutima n'umwana wari uvutse, umwana w'umumaro, umwana uzazana agakiza, umwana uzazana amahoro, umwana uzazana ihumure, umwana uzatuma abantu bongera kwishima, umwana uzazana ubugingo. Ariko Herode akurwa umutima n'uwo mwana, ashyiraho gahunda yo kwica abana b'abahungu batarengeje imyaka 2. Habaye ubwicanyi bukomeye icyo gihe, habaye ubwicanyi bukomeye. Abana b'abahungu baricwa, abana bato baricwa. Bibiliya iratubwira ngo hari umudamu umwe witwa Rasheli ngo warize cyane, ngo yari afite abana b'inkurikirane bato, ngo babaze
yabifitemo kuko ndapfaga kumenya ngo yafite ingahe ngo ararira cyane arababara ngo agira umubabaro mwinshi ngo arahira ngo ararira ngo guhora ngo biranga kubera umubabaro. Isi ifite urwango rukomeye kandi iri gukora inama za buri mwanya, iri kwiga ubwenge. Tubagenze dute ko bari kwiyongera? Tubagenze gute ko bari kwiyongera? Tubagenze gute? Barimo baratwigira ubwenge bw'uko bagomba kutugenza. Uwo mwuka wabaye muri Farawo ukazamuka ukinjira muri Herode agashaka kwica Kristo, Imana ikamuhagararaho, Imana ikamuhungisha, ikamugarura uwamuhigaga amaze gupfa. Uwo mwuka n'uyu munsi urahari. Uwo mwuka wakomeje ukomereza no muri ba Herode bandi bagiye bica intumwa bagaca Yakobo igihanga. Uwo mwuka uracyahari, uri mu batwara bisi, uri mu bami bisi, uri mu bakomeye bisi. Uwo mwuka n'ubu uracyahari. Biradusaba kuba maso, biradusaba gusenga cyane. Isi ifite urwango rukomeye, ifitiye abana b'Imana urwango rukomeye. Nshuti zanjye ndagira mbatangarize ko turi mu icumbi, kandi bene cumbi nta rukundo badufitiye. Turi mu icumbi kandi bene gihugu nta rukundo badufitiye, baratubabaza, bafite gahunda yo kutubabaza. Kuzagera igihe twebwe ubwacu tuzumva duhaza isi, kuzagera igihe twebwe ubwacu dusaba data ngo ducyure, kuzagera igihe tuzumva ko umwami wacu yatinze kuza kudukura muri uyu muriro. Isi dufitiye urwango rukomeye. Isi iri gukora inama za buri mwanya, amahanga ari gukora inama, arahangayitse cyane, akuye umutima n'abanyamasengesho, akuye umutima n'abari kuvuga Imana by'ukuri, akuye umutima n'abari kuvuga ukuri nyakuri, akuye umutima n'abari guhamya Imana. Niyo mpamvu bagambiriye kumenagura imbaraga z'abera. Imbaraga z'abera ziri kugenda zimenagurwa. Niyo mpamvu mubona abubahaga Imana benshi bari kugenda bamwe bacika intege. Abubahaga Imana benshi bari kugenda basubira inyuma. Abahanuraga by'ukuri barahinduye, bari guhanura iby'inda. Bigishaga iby'ukuri barahinduye, bari kwigisha ibijyanye n'irari ry'ibyo abantu bashaka. Imbaraga z'abera ziri kuvunagurwa, imbaraga z'abera ziri kuvunagurwa buri munsi. Imbaraga z'abera zirimo ziravunagurwa. Birasaba ngo twishyire mu maboko y'Imana. Isi dufite urwango rukomeye kandi yakoze inama zihuse, kandi nta kindi bagendereye ni ukumenagura imbaraga z'abera, ni ugushaka uko batugenza, ni ukugira ngo tutagwira. Imana itugirire ibambi, Imana iturengere. Ijambo ry'Imana riboneka muri Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 21 umurongo w'17. Hari amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, aho yagize ati: muzangwa na bose babahora izina ryanjye, muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka n'agasetsi na kamwe ko ku mitwe yanyu. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Abubaha Imana by'ukuri bafitiwe urwango. Abubaha Imana by'ukuri nta gikundiro bafite ku isi. Abubaha Imana by'ukuri nta nshuti z'abisi bafite. Ntabwo isi bakunze n'abana b'isi ntibabakunze. Abubaha Imana by'ukuri nibo bafite abanzi benshi, kandi ubwabo si babangana, ahubwo banzwe n'abantu, banzwe na benshi, banzwe n'abatuye isi. Abavuga Imana by'ukuri bafite urwango rukomeye. Yesu ati: muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Mana ibahe umugisha, Mana ibagirire neza. Mana twizeye tukayiringira nibane namwe. Mana nibafashe, nimube maso abana b'Imana, nimube maso. Tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu minsi ya nyuma, tugeze mu minsi ikomeye, iminsi agakiza kari kugenda kananizwa. Abantu benshi bari kugenda basubira inyuma, abandi bari kugenda bacika intege. Mana itugirire ibambe, Imana iturengere, Mana idufashe mube maso bene data. Dusohoye mu bihe bya nyuma, dusohoye mu bihe bikomeye, dusohoye mu bihe bikomeye.
byari byarahanuwe n'abahanuzi batandukanye, turimo turabyinjiramo, turimo turabisohoramo. Mana idufashe. Isi dufitiye urwango rukomeye, isi dufitiye urwango, isi dufitiye urwango. Nari mpawe n'Umwami Imana ubu butumwa, mbabwire nti isi dufitiye urwango rukomeye, ariko mube maso, mukomere, mushikame, mwubaha Imana. Amaboko yanyu ye gutentebuka, amaboko yanyu ye gutentebuka. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho c'10 murongo wa 13, nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe nibibagerageza izabacira kanzu umuntu uko mubasha kukihanganira. Ndabatangariza ko nta kigeragezo kitari rusange mu bana b'Imana. Uko Abaheburayo bagambaniwe mu Egiputa bagakorerwa inama zo kubananiza, uko Yesu Kristo yagambaniwe hakabaho gahunda yo gushaka kumwica, uko intumwa bazigambaniye zimwe bakazica, uko niko natwe tugambanirwa umunsi ku munsi, kuko nta kigeragezo kitari rusange mu bana b'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo ariko hamwe n'ibitugerageza Imana izajya iducira kanzu, Imana izajya itubohera kato. Mu bugome bwinshi isi dufitiye, mu bugome bwinshi isi dufitiye, Imana izajya iducira kanzu, izajya itubohera kato ko gukiriramo. Nimuhumure abayishikamishijeho umutima, izabarinda b'amahoro masa kuko bayiringiye. Imana nibaha umugisha. Nubwo butumwa Imana ari impaye ngo mbahe, mbabwire ngo isi dufitiye urwango rukomeye, kandi abatuye isi, abami b'isi, abatware b'isi bari gukora inama, bari gukorana inama n'abashinzwe kwakira impinja, kugira ngo uruhinja rwose ruvutse mu buryo bw'umwuka bajye baruhotora, kugira ngo bajye baruhotora, maze abubaha Imana bagabanuke, abubaha Imana bagabanuke. Nasomye ijambo muri Bibiliya rivuga ngo abubaha Imana bashize mu isi. Icyo gihe cyari igihe gikomeye, n'uyu munsi nicyo umwanzi ari gushaka, nicyo Satani ari gushaka, binyuze mu mayeri menshi n'akagambane gakomeye isi ifitiye abana b'Imana. Hari inama ziri gukorwa nyinshi zo kugambanira abana b'Imana ngo babananize, ubukristo bugabanuke, abubahiga Imana bagabanuke, abavuga gukuri bagabanuke, abantu bose basigare babeshya bavuga ikinyoma, maze intego ya Satani bigezweho. Imana nibafashe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbasengera Imana, Imana baha umugisha, Imana ibagirire neza, Mwami Imana barengere, kandi Umwami Imana batabare. Nimuhagarare mushikamye, nimukomere, mutumbire Yesu. Muririmbyi ararimbye aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Umushikamishije umutima azamurinda b'amahoro masa kuko amwiringiye. Ndabashimiye, reka mbasengera Imana. Nimuhumure, nimwubaha Imana mukayizera. Ijambo ryatubwiye ngo inama barazikoze, bagambirira kubakoresha uburetwa, nibyo koko babigezo barabo bakoresha, ngo ariko uko bukeye nuko bwije Imana yakomeje kubana nabo, Abaheburayo barushaho kugwira. Ndagira mbabwire nti nubwo umugomba dufitiye gahunda, nubwo isi dufitiye urwango rukomeye, ariko abubaha Imana bazarushaho gukomera. Nasomye ijambo muri Daniel irambwira ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazarushaho gukomeza bakora iby'ubutwari. Abubaha Imana bazakomera, abazi Imana yabo by'ukuri bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Mana nziza, ndagushimiye, ngushimiye ko ubutumwa wampaye mbusohoje, kandi icyo wantumye kubwira ubwoko bwawe ndakivuze. Sabiye abana bawe imbaraga mu rwango rwinshi si bafitiye, nibahagarare kigabo baguhamye, bahagarare kigabo bakwizere, bahagarare kigabo bakwiringire, bahagarare kigabo bagushikamisheho umutima. Wavuze kugushikamishije umutima uzamurinda. Ngaho baha umugisha, ngaho bambika imbaraga, kandi buri wese umucira kanzu, wacira kanzu bakiriramo, wabohera kato bakiriramo, nk'uko Mose yakiriye mu kato, ako kato akagashyirwamo mu mazi akakabamo, niko natwe tukwinginze utubohera utwato two kubamo, kugira ngo iyi si turimo muri uru rwango rwinshi badufitiye dukiriye mu biganza by'uduhiga. Urakoze kuko uri Imana idukiza, kandi ugatukiza akaga n'amakuba, icyuro n'ikibi cyo muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Inshuti zacu ndabashimiye, nimukoreshe ya musangiza abandi ubutumwa bwiza bugere ku bana b'Imana bose, nimukore subscribe, kandi mukore comment, mwanditse munsi y'ikiganiro. Kimwe nuko ushaka kuvugana nanjye Alfred umwigisha,
ushobora kumbona nanjye kuri kontakiti zanjye 0784 5244, aho hose wanyuraho ubufasha bwose wakenera bugendanye n'iby'ubugingo burahari, kandi twiteguye kugufasha duhari ku bwanyu. Amahoro y'Imana nabane namwe, mugire ibihe byiza. Shalom, turabakunda cyane.